Shalom shalom, nongeye kandi kubaramutsa mbifuriza amahoro y'Imana gukomeza kubana namwe aho muherereye hose. Turashima Imana Ukwezi kwa karindwi twatanguye, nkuko mwabibonye mu matangazo. Ukwezi turakomeza no kuvuga hejuru y'umwete hamwe n'ubunebwe. Nkuko mubizi LGC buri kwezi twiha gahunda yo kuvuga ku ndangagaciro tuba twahisemo. Rero kuno kwezi twahisemo kuvuga hejuru y'umwete hamwe n'ubunebwe. Rero munyemerere dusome ijambo ry'Imana twashizeho nk'urufatiro. Imigani igice cyaho 13 umurongo wa 4 aravuga ngo umutima w'umunyabute urifuza kandi ntacyo ari bubone, ariko umutima w'umunyabwete uzahazwa. Amen. Ibintu bibiri bikomeye tuzaganiraho kuno kwezi kose, tuvuga hejuru y'umwete ndetse n'ubunebwe, uburyo abantu ababyitwaramo, uburyo abantu babihagararamo, uburyo abantu bagiraho ingaruka zitandukanye, ndetse n'uburyo umuntu ashobora kuva muri kimwe ajya mu kindi atabaye maso, bikaba byamugiraho ingaruka itari nziza. Rero tuzabirebaho kuno kwezi kose, urungu rufatiro twashizeho, kandi turizera ko tuzagirana ibihe byiza mwe mwahisemo kudukurikira muri bino bihe. Hejuru yo turavuga ku bijyanye no gutanga ubuzima aho duherereye hose, kuko LGC intego yacu no gukangurira abantu gutanga ubuzima Imana yabashizemo. Bibiri tubwira yuko bazamwizera imigezi y'amazi y'ubugingo izadubiza iva mu nda zabo. Rero biciye mu ndangagaciro turashobora gutanga ubuzima dukoresheje indangagaciro nzima za gikristo. Duko tumubizi twagerageje kuvuga hejuru y'ubumwe, twavuze hejuru yo guca bugufi, twavuze hejuru yo gukorera abandi. Ubu turimo turavuga hejuru ndetse y'umwete, tutibagiwe ndetse yuko twanavuze hejuru y'inshingano z'umukristo. Izo ni indangagaciro zidufasha gusohoza no gutanga ubuzima aho duherereye hose, aho Imana iduhamagarira kuba ndetse no gukorera. Munyemerere rero muri uku kwezi tuvuge, twibande ndetse tunatinde hejuru y'umwete n'ubunebwe. Ni gute abantu bafatwa n'umwete, ni gute abantu bafatwa n'ubunebwe? Byose ni imbaraga zihurira ahantu mu buzima bw'umuntu zigakorera mu muntu. Ushobora gukoreshwa n'umwete cyangwa se ugakoreshwa n'ubunebwe. Ibyo byose uko ari bibiri ni imbaraga zidukoreramo. Naho guhitamo ni ikihe kigukoreramo, ni ikihe kiri bugukoreremo, ni ikihe muri bugendane. Twavuze yuko umwete n'ubunebwe ari ibintu bibiri bigendana ariko nibyicarana. Ahantu uzasanga umwete n'ubunebwe waba uri hafi aho ngaho, ndetse ahantu uzasanga ubunebwe n'umwete ntabwo uba uri kure. Kuvuga ngo iyo umuntu yafashwe n'ubunebwe, ni kuvuga ngo hari ibintu yagombye gukora, ariko kuko atahaye ikibanza umwete ntabyo arimo gukora. Nusanga ahantu umuntu arimo arakorana umwete ukomeye, uzamenye yuko ubunebwe ntabwo bwari buri kure, bwari buri hafi, ariko yahisemo kugira umwete mu byo agiye gukora. Rero ngo umunyabute arifuza, umunebwe arifuza ngo ariko ntacyo abona, ariko umunyamwete azabona icyo yifuza, ngo ndetse umutima we uzahazwa. Rero byo tuzaganiraho uku kwezi kose. Bene data, mukomeze mwabwe umugisha aho muherereye hose. Ku kwezi turahangana n'imbaraga z'ubunebwe, haze tugere mu mbaraga z'umwete kugira ngo dushobore gusohoza iby'Imana yaduhamagariye. Ndetse rero n'ikindi kibazo gikomeye tuzarebaho muri iyi minsi, tumo turavuga hejuru y'umwete, tuzibaza ibibazo gikomeye. Se umwete wose niwo? Ikindi kandi se umwete wose Imana irawushyigikira? Rero tuzabireba, ntuzacikanwe n'inyigisho, tuzayikurikirane, izakubera umugisha. Ndetse mbibutse yuko na Satani agira umwete uturwanya, utifuza yuko tugera aho tugera, dusohoze iby'Imana yatuvuzeho. Nawe akoresha umwete mwinshi kugira ngo ashobore kugera ku ntego yiwe yo kwangiza umugambi w'Imana ndetse n'umuntu Imana yaremye. Rero ntuzacikanwe inyigisho, uzayikurikirane, izakubera umugisha. Shalom, Yesu abayezagire cyane. Gahunda iratanguye hejuru y'umwete n'ubunebwe, tuzaba turimo turavugaho ku kwezi kose. Bye bye.